kurwanya uburibwe bw'umugongo harimo ibintu byinshi binyuranye ku buryo bwifashishwa, harimo imibiri iboneye ndetse n'imyitozo ngororamubiri. Bahaye ikaze kuri Mupenzi TV. Nitwa Mupenzi Dozi, ndizera ko mumeze neza, kandi niba mutameze neza muri uyu mwanya ndizera ko biza kugenda neza. Kandi subscribe kuri televiziyo yacu niba utarayikora, kandi wibuke no gukora n'akazogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nimwe. Wibuke kandi kuduha like, unayigeze ku bantu benshi cyane, uyohereza abantu benshi cyane kugira ngo dufashe abantu benshi banyuranye. Umugongo cyangwa se ingata y'umugongo ikorwaho na byinshi, cyangwa se ikomwaho na byinshi. Iyo wavuze ingata y'umugongo hari igihe bavuga bati turwaye mu buribwe bw'umugongo, rimwe na rimwe ugasanga mbese urataka umugongo. Bishobora no guterwa uburibwe n'ibintu byinshi binyuranye, ariko hari uburyo bwinshi bwo kubivura cyangwa se kubyirinda. Ubwo bubabare cyangwa se kurinda ubwo bubabare ushobora kuburinda bitewe n'icyabuteye cyangwa se na buri muntu cyamufasha. Mu bitera ububabare bw'ingata y'umugongo cyangwa se bw'umugongo muri rusange ni ukudakora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se kwicara umwanya munini, cyangwa se ukicara nabi umwanya munini byonyine bishobora kugutera umugongo. Umunaniro ukabije, stress, ndetse na rimwe n'ibiro byinshi bishobora byose kugutera umugongo. Noneho reka turebere hamwe uburyo butatu bushobora kuzuzanya bugafasha uruti rw'umugongo kumererwa neza. Iby'ingenzi bitera ububabare bw'umugongo ni ukunyeganyega nabi cyangwa se kwishitura nabi bihutiyeho, cyangwa se guterura ibintu biremereye cyane. Ibi byose bituma umugongo wawe umererwa nabi, ukajya wumva ubabara umugongo buri gihe, ukumva mbese umerewe nabi. Iyo uburibwe bw'imikaya y'umugongo butavuwe neza bushobora kuviramo ubundi burwayi bukomeye. Urwanya uburibwe bw'umugongo ukora imyitozo ngororamubiri n'ingiyi ureba hano, kandi ukayikora buri gihe, kuko uburibwe bw'umugongo cyangwa se ububabare bw'umugongo ntibukira aka kanya, kandi bushobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se bukajya bugaruka. Muri rusange uruti rw'umugongo rwawe rugaragaza ko rumeze nabi, cyangwa se hari ikintu kitagenda neza. Rukoresheje ububabare wumva ubabara umugongo, kugira ngo mbese hari igihe wumva utamerewe neza buhoro buhoro, umugongo ufite marezi cyangwa se wumva umeze nabi buhoro buhoro. Bitavuwe bitera ikibazo gikomeye cyane gishobora no kugorana kuvurwa. Icya mbere, imyitozo yoroheje ituma unanura umugongo buhoro buhoro. Imyitozo yoroheje ukora buhoro buhoro ituma unanura umugongo wawe buhoro buhoro, iragufasha cyane. Iyi myitozo iroroshye, kandi ni imyitozo ushobora gukora ukagufasha. Nk'urugero, wicara ku ntebe, igihimba cyawe kijya imbere ku buryo igituza cyawe kiryama ku matako yawe, urambura amaboko kugira ngo n'intugu zawe ziruhuke, usubize umwuka inyuma, wongere uwugarure. Uwo mwitozo uroroshye kandi uragufasha cyane, nko kumira umwuka cyangwa se kwinjiza umwuka ukongera ukawusohora. Bishobora kuba igisubizo ku buribwe bw'umugongo, cyangwa se no ku buribwe butandukanye, cyangwa ku bibazo bitandukanye by'umubiri. Ubikoze neza, uyu mwitozo wo guhumeka ushobora kuvura uburibwe bw'uruti rw'umugongo wawe. Icya kabiri, Andrew Weil ni umuyobozi mukuru w'ikigo cyita ku by'ubuvuzi muri University ya Arizona. Avuga ko iyo winjije umwuka mu mazuru, winjije umwuka mu mazuru inshuro enye, ukajya usohora mu mazuru, hanyuma ukawinjiza ukawumira, ukongera ukawumira umwuka,
ukongera ukabara inshuro 7 wawugumanye mu utarawusohora, warangiza ugasohora wa mwuka uhumekera mu kanwa, biragufasha cyane. Cyangwa se uhumeka bisanzwe ukoresheje umunwa wawe ukabara inshuro 2 ndetse ukageza ku inshuro 8. Ibi biragufasha cyane. Kugira ngo uwo mwitozo rero ukore neza, ugomba kuryama hasi wirambuye neza, ubundi ukakora uwo mwitozo winjiza umwuka mu mazuru gusa, ubundi ukabikora inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi. Ibi biragufasha cyane. Icya gatatu noneho, rwanya ububabare bw'umugongo, ukora imyitozo ngororamubiri, ukora imyitozo ikangura imikaya yawe, ushobora gukora abdomino, kwiruka n'indi myitozo ifasha ingata y'umugongo. Ibi biragufasha cyane. Inama kuri ibi byose tumaze kuvuga haruguru nuko udategereza ko wumva umugongo ukuriye cyangwa se wumva n'umubiri wawe umeze nabi kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri. Ugomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo wirinde uburibwe bw'umugongo cyangwa se uburibwe bw'umubiri wawe wose. Kugira ngo urwanye ubwo buribwe, mbese ugomba gukora imyitozo ngororamubiri ya buri munsi. Ni byiza gukora utwitozo tworoshye kenshi ku munsi, cyane cyane igihe wicaye umwanya munini. Byongeye kandi kuruhuka bihagije ni ingenzi cyane kugira ngo woroshye cyangwa se worohereze umugongo wawe, ufashe kumererwa neza. Kimwe n'uko indyo yuzuye ugomba kwitabwaho cyane kugira ngo ifashe umugongo wawe, ifashe mu gukomeza imikaya yawe y'umugongo kandi uhora umeze neza. Muri rusange, niba umugore yarabyaye akagira ibiro byinshi, agatangira kugira ibiro byinshi, aba agomba gukora ibishoboka byose, agakora imyitozo ngororamubiri, ibishoboka byose kugira ngo agabanye ibyo biro, kugira ngo bitazatuma arwara umugongo, bikazamutera umugongo, kandi yabifashe hakiri kare birakira, biragabanuka. Gukurikiza ibyo twavuze haruguru muri iyi video bizababera impambo y'ubuzima, kuko ibi ntabwo bireba abantu bakuze gusa, bireba abantu bose mu buzima bwawe bwose. Naha rero ibi ngibi ni ibi byari bigize iyi video y'uyu munsi. Nahangaye iyi video y'uyu munsi irangiriye. Ndizera ko mwayikunze, muyisangize n'abantu benshi cyane kugira ngo iyi video izafashe abantu benshi cyane banyuranye. Nawe utaha. Bye bye.